muhawe ikaze mwese abari muri Furukenyezezi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ubuhanuzi bwe uburyo bwasohoye. Turibanda ku gice cyaho cya 33 kugira ngo tuze kumenya, dusobanukirwe. Turifashisha ibitabo cyangwa se ibitabo byanditswe n'abigishwa ba Kristo, aribo Matayo na Mariko. Aba bigishwa biboneye isohozwa ry'ubuhanuzi ndetse banagira n'icyo babivugaho. Yesu niwe amahanga ashobora kwiringira. Yesu niwe amahanga ashobora kwiringira. Kugira ngo dusobanukirwe impamvu dukwiriye kwiringira Yesu, ni mucyo dusuzumire hamwe ubuhanuzi buboneka mu gitabo cya Yesaya, igice cyaho cya 33. Asohoza ubuhanuzi bwa Yesaya, uwo ninde? Uyu ni umwami Yesu. Amaze kumenya ko abafarisayo n'abayoboke b'ishyaka rya Herode bashakaga kumwica, we n'abigishwa be bavuye aho bajya ku nyanja ya Galilaya. Haje imbaga y'abantu benshi baturutse mu mpande zose, ni ukuvuga muri Galilaya, mu mijyi yari yubatse ku nkombe ya Tiro na Sidoni, mu burasirazuba bw'uruzi rwa Yorodani, i Yerusalemu no muri Adumaya, kure cyane mu majyepfo. Yesu yarabakijije bose. Abo bantu hafi ya bose bari barwaye indwara zidakira. Ibyo byatumye abantu barwaye indwara zikomeye babyigana. Ntibategerezaga ngo abakoreho, ahubwo bamubyiganiragaho kugira ngo bamukoreho. Yesu abonye ko umuvundo ukomeje kuba mwinshi, hari icyo yasabye abigishwa be. Turagisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya 3, umurongo waho w'9 n'10. Haranditswe ngo, abwira abigishwa be kugumisha ubwato butoya hafi, ngo abantu batamubyiga. Umurongo w'10, kuko yakijije benshi, nicyo cyatumye abari bafite ibyago bose bamugwira ngo bamukoreho. Kubwo abari bamushagaye bari benshi, Yesu yasabye abigishwa be kuzana ubwato buto, bityo yashoboraga kujya mu bwato akitarura inkombe kugira ngo abantu badashobora gukomeza kumubyiganiraho. Nanone yashoboraga kubigisha ari mu bwato, cyangwa akajya mu tundi turere twari ku nkengero z'inyanja ya Galilaya, kugira ngo afashe abari bafite ibimerere cyangwa se abafashe kwiga byinshi ku cyo basabwaga kugira ngo bakomeze kugirana n'Imana imishyikirano. Twibukiranye, turi ku nsanganyamatsiko igira iti Yesu niwe amahanga ashobora kwiringira. Yesu niwe amahanga ashobora kwiringira. Icya mbere, tubonye uburyo yakijije abantu bari mu mimerere y'uburwayi ndetse arabakiza. Nusoma muri Yesaya, igice cyaho cya 33, umurongo wa 24, dusoma ngo nta muturage waho uzataka indwara. Mu butegetsi bwa Kristo, nta muturage wo muri ubwo butegetsi bwe, mu butegetsi bw'Imana, uzongera gutaka indwara namba. Ibyo yabisohoje ubwo yakizaga
yakizaga abantu bari mu mimerere y'uburwayi, baregereye ubwabo bagabana gukira kudasanzwe. Nanone umwigishwa Matayo yavuze ibikorwa bya Yesu ubwo uburyo byasojwe n'umuhanuzi Yesaya. Dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 12 umurongo wa 17 haranditswe ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo, dore umugaragu wanjye nkunda natoranyije umutima wanjye ukamwishimira, nzamushyiramo umwuka wanjye, azamenyesha abanyamahanga ibyo gukiranuka, ntazatongana, ntazasakuza, ndetse no mu nzira ntawe uzumva ijwi rye. Urubingo rusatutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, kugeza ubwo azaneshesha gukiranuka kwe. Kandi izina rye abanyamahanga bazaryizigira. Nta gushidikanya Yesu niwe mugaragu ukundwa n'Imana. Yesu yagaragaje icyo ubutabera nyakuri cyari cyo. Ubutabera bwapfukiranwaga n'imigenzo y'amadini y'ibinyoma. Reka dufate urugero. Abafarisayo ntibashoboraga no kwita ku murwayi ku munsi w'isabato. Ku munsi w'isabato. Bitewe n'uko bakurikizaga amategeko y'Imana mu buryo budahuje n'ubutabera. Bakurikizaga amategeko y'Imana mu buryo budahuje n'ubutabera. Ibyo byatumye abayobozi b'amadini bagerageza kwica Yesu kubw'ibintu yari akoze bihabanye n'uko we n'uko bo babikoraga. Mbega ibintu bibabaje. Amagambo ngo ntazatongana cyangwa ngo asakuze, kandi nta wari kumva ijwi rye mu nzira, yabasobanura iki? Iyo Yesu yakizaga abantu, ntiyemeraga ko yaba bo cyangwa abadayimoni bamenyekanisha uwo ari we, bamenyesha Yesu wawe. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cyaho cya 3 umurongo wa 12 arabihanangiriza cyane ngo batamwamamaza. Yesu ntabwo message ye yari yo kwiyerekana, kwamamazwa. Ntiyashakaga ko abantu bamumenyekanisha binyuze ku nkuru wumvise, binyuriye mu nzira, cyangwa se inkuru abantu bahererekanya bazongeramaho akunyu. Nanone kandi Yesu yagejeje ubutumwa bwe buhumuriza ku bantu bagereranywa n'urubingo rusandutse, ruvunitse cyangwa se rwaguye. Bari bameze nk'urumuri rucumba agashashi karwo, kanyuma kakaba kari kagiye kuzima. Yesu ntiyavunnye urubingo rusadutse cyangwa ngo azimye urumuri rucumba, ahubwo mu buryo burangwa n'impuhwe n'urukundo yaramishaga abicisha bugufi abigiranye ubuhanga. Mu by'ukuri Yesu niwe amahanga ashobora kwiringira. Niwe amahanga ashobora kwiringira. Igihe twayisungaga ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya umuhanuzi igice cyaho cya 33, hari ahantu twasomye ubuhanuzi bugira buti, Yesaya igice cyaho cya 33 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri dusoma ngo, uzabona ishyano wowe unyaga kandi utanyazwe, uriganya kandi utariganijwe,
numara kunyaga uzahera